uyu munsi Israel imaze amezi 8 mu ntambara n'umutwe wa Hamas w'abanyapalestine. Mu myaka irenga 76 iyi leta imaze ibayeho, ikindi kimwe mu bibazo bitarakemuka kandi bikomeye. Amakimbirane hagati ya Israel na Palestine namwe mu makimbirane arambye cyane ku isi kandi akomeye, anavugwa cyane. Gusa nubwo Israel irimo kuvuga uyu munsi, ikaba ingingo ikomeye mu isi yose. Mu buryo bwihariye iki ni igihugu gito mu myaka, kubera ko cyashinzwe ejo bundi mu 1948 ku murimo ukomeye no kwitanga gukomeye byakozwe n'umugabo wiswe David Ben Gurion. Yabaye minisitiri wa mbere w'intebe wa Israel igishingwa. Uyu David Ben Gurion niwe washinze leta ya Israel, akaba ari nawe wasomye urwandiko rushyiraho iyi leta. David Ben Gurion yanashinze igisirikare cya Israel, iki mwumva kirimo kuvuga uyu munsi. David Ben Gurion yanashinze ikigo cy'ubutasi cyarinze Israel imyaka myinshi cyane. Ikigo cyamenyekanye cyane kizwi nka Mossad. Bwana Gurion yanashakishije kandi ageza Israel ku gutunga ibisasu kirimbuzi. Yategetse Israel imyaka 15 yihariye ukwe. Uyu mugabo iyo umuvuze, buri wese ku isi mubaza amateka na politike ashobora kumenya uvuze, kubera ko byagorana kuvuga Israel utavuze David Ben Gurion. Iyo uvuze uyu mugabo abamuzi bumva Israel. Yagize uruhare rukomeye cyane mu gushinga leta ya Israel, irakomera, ishobora kwihagararaho imbere y'abanzi bayo no ku rwego mpuzamahanga muri rusange. Niwe wahaye iyi leta umurongo igenderaho n'uyu munsi. Reka tumuvugeho. David Ben Gurion yavutse ku itariki ya 16 mu kwa 10 mu 1986. Avukira mu gace ka Plonsk mu bwami bwa Polonye, bwabarizwaga mu bwami bw'abami bw'Abarusiya, Russian Empire. Ise yari umuyahudi w'umunyamategeko yitwaga Victor Grun, ndetse na nyina Sheindel. Uyu we yapfuye Ben Gurion afite imyaka 11 y'amavuko. Impapuro zabonetse mu gihugu cya Polonye mu 2003 zagaragaje ko Ben Gurion yavukanye n'undi muvandimwe we bari impanga. Gusa iyi impanga ye ntabwo yabashije kumara umwanya munini ku isi kubera ko yahise apfa akivuka. Ku myaka 14 y'amavuko ari kumwe na bamwe mu rungano rwe, bishyize hamwe batangira gukwirakwiza ibitekerezo bya Giheburayo ndetse no kumva ko bagomba gusubira ku butaka bwa basekuruza mu burasirazuba bwo hagati. Mu 1905 David Ben Gurion yari afite imyaka 19 y'amavuko. Icyo gihe yigaga muri kaminuza ya Varsovie muri Polonye. Nibwo yinjiye mu ishyaka ry'abakozi ry'abayahudi ryaharaniraga demokarasi n'imibereho myiza. Ibi ngibi byatumye anagira uruhare rukomeye mu mvururu z'impinduramatwara z'ababolshevike bo mu Burusiya. Izi zabayeho muri iyo myaka itangira ikinyejana cya 20, bituma afungwa inshuro 2, ariko aza gufungurwa. Mu mwaka w'1906 David Ben Gurion ubwe yafashe icyemezo cyo kujya gutura mu burasirazuba bwo hagati, yerekeza mu mujyi wa Yerusalemu. Iki gihe uyu mujyi wari mu maboko y'ubwami bw'abami bwa Turkiya Ottoman. Hashize imyaka 5 mu 1911 David Ben Gurion yerekeje mu mujyi wa Thessaloniki, umujyi wari utuwe cyane n'abayahudi muri ibyo bihe. Yinjiye muri uyu mujyi ashaka kwiga ururimi rw'ikinyaturukiya kugira ngo ashobore kwiga amategeko muri kaminuza yari muri uyu mujyi. Akimara kumenya neza ururimi mu mwaka w'1912 yahise akomereza mu mujyi wa Constantinople, yinjira muri kaminuza ya Istanbul. Yinjiye muri iyi kaminuza ari kumwe n'indi nshuti ye y'umuyahudi Yitzhak Ben Sevi. Uyu nguyu yanaje kuba perezida wa kabiri wa Israel mu myaka y'1950. Muri kaminuza ni naho yafatiye izina rya Ben Gurion, ariko moye ku mugabo w'umuyahudi wamenyekanye cyane mu myaka ya mbere ya Yesu, wahanganye n'abaromani cyane yanga ko bakoloniza Yerusalemu, Yosef Ben Gurion. Aha ni mu bihe abaromani barimo bigarurira ibice bitandukanye babyomeka ku bwami bwabo, ubwami bukomeye bwamenyekanye cyane mu mateka y'isi. Mbere yuko yitira izina rya Ben Gurion, n'ubundi yari afite izina ry'umuryango kubera ko avuka, yiswe David Gron. Ben Gurion wanakoraga nk'umunyamakuru muri iyo myaka. Intambara ya mbere y'isi yamusanze ku butaka bw'ubwami bw'abami bwa Turkiya Ottoman.
ariko icyo gihe intambara itera yari yaragarutse mu mujyi wa Yerusalemu. Intambara igitangira, we n'umusangirangendo we Ben Zivi batangiye gushakisha abasore b'Abayahudi ngo binjire mu itsinda ryari ryihariye ry'abasirikare b'Abayahudi bari barihuje kugira ngo barwane ku ruhande rw'igisirikare cya Turkiya Ottoman. Kubera ko mu mitekerereze ye yumvaga ko ahazaza h'Abayahudi hari mu biganza by'Abanya-Ottoman. Kubera izi mpamvu z'intambara yisanze yajyanywe mu Misiri. Ni mu kwezi kwa gatatu mu 1915. Aha ntabwo yahatinze kubera ko yahise ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahamara imyaka 3 yose. Kuba muri Amerika byamufashije kuzenguruka mu mijyi igera kuri 35 ku isi yose, akangurira urubyiruko rw'Abayahudi kwinjira mu mutwe w'abasirikare w'Abayahudi barimo barwana ku ruhande rw'ubwami bw'Abanya-Ottoman. Muri izi ngendo yakoze, abagera ku 10,000 baramwumvise bifatanya nawe. Abenshi muri aba baje kurwana ku ruhande rwa Turukiya mu ntambara ya mbere y'isi. Nabari bibumbiye mu ihuriro ry'urubyiruko rw'Abazioniste ryitwaga Hechalutz. Gusa mu kwezi kwa 11 mu 1917 ubwo intambara ya mbere y'isi yari irimbanyije, guverinoma y'Ubwongereza ari nayo yari ihanganye n'ubwami bwa Turkiya Ottoman mu burasirazuba bwo hagati, yashyize itangazo ku mugaragaro ko ishyigikiye ko habaho leta y'Abayahudi muri Palestine mu cyiswe Balfour Declaration. Ni igikorwa cyitiriwe Arthur Balfour, wari minisitiri w'intebe muri ibyo bihe by'intambara ya mbere y'isi. Ni minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. Iri tangazo rikijya hanze, Abazioniste aho bari hose ku isi ndetse n'undi muyahudi wese washaka ko habaho leta ya Isirayeli yahise atangira gushyigikira Abongereza. Mu buryo butunguranye, Abayahudi bose barimo barwana ku ruhande rw'ubwami bwa Turkiya Ottoman bahise bahindura uruhande, biyunga n'ingabo z'Abongereza, ku buryo ingabo z'Ubwongereza zahise zishyiraho regiyo y'ingabo z'Abayahudi mu gisirikare cy'Abongereza yiswe Jewish Legion. Ni nk'itsinda ry'abasirikare b'Abayahudi mu gisirikare cy'Abongereza. Aha rero Ben Gurion nawe yajyanye na bagenzi be mu kurwanira Abongereza. Gusa we ntabwo yabashije kurwana urugamba rwo kwigarurira Palestine kubera ko yari mu bitaro i Cairo arwaye. Aha inyandiko zimwe zigaragaza ko iki gihe yari afite indwara zituruka ku bikomere by'intambara, ariko izindi nyandiko zikagaragaza ko yari afite ibibazo by'indwara ziterwa n'umwanda. Gusa ikizwi neza ni uko atarwanya urugamba rwo kwigarurira Palestine, ariko n'ubundi byarangiye intsinzi yerekeje ku ruhande rw'Abongereza. Intambara ya mbere y'isi irangiye, Palestine yahise ijya mu maboko y'Abongereza, ndetse David Ben Gurion akomeza gutura mu burasirazuba bwo hagati aho yabanaga n'umuryango we, kubera ko mu myaka 3 yamaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuriye n'umukobwa w'Umuyahudikazi wari waravukiye mu Burusiya, Paul Moonweis. Bashyingiranwa mu 1917. Babyarana abana 3 barimo umuhungu umwe Amos n'abakobwa 2, Bella Gen Eliezer na Renema Leshem. Uyu muhungu we yaje no kuba umuyobozi mukuru wungirije w'igipolisi cya Isirayeli nyuma yaho leta ya Isirayeli yari imaze kujyaho. David Ben Gurion yakomeje gutura mu burasirazuba bwo hagati, ari nako hakorera ibikorwa bya politike mu buryo bwo gushakisha inzira zose zishoboka kugira ngo Abayahudi bashinge leta yabo, kuko we yumvaga ko byari inzira yo gukemura burundu ibibazo barimo bahura nabyo ahantu hatandukanye ku isi, by'umwihariko itotezwa bakorerwaga mu Burayi mu byiswe antisemitisme ndetse na antijudaisme. Hagati y'imyaka y'1919 n'1948 yakomeje ibikorwa bya politike ndetse anarangaje imbere ibitekerezo bya Zionisme byo guharanira ko Abayahudi bagira ubutaka bwabo bigengaho bakabwitegekaho uko babyumva. Aka kazi kose yagakoze atuye mu mujyi wa Tel Aviv, ubu ni muri Isirayeli. Inzu yari atuyemo muri uyu mujyi ubu yahinduwe inzu ndangamateka, aho yahawe izina ry'inzu ya Ben Gurion. Mu gitabo cyiswe Ben Gurion Political Life cyanditswe na Shimon Peres afatanije na David Landau, uyu Shimon Peres wanabaye perezida na minisitiri w'intebe wa Isirayeli yagaragaje Ben Gurion nk'umuntu wari uzi gufata ibyemezo kandi akareba kure. Shimon Peres ati ibyemezo yafashe mu bihe bikomeye by'amateka ya Isirayeli nibi byatumye leta y'Abayahudi ishobora gushingwa. Uyu Shimon Peres yabaye iruhande rwa David Ben Gurion
ndetse nawe David Ben Gurion yahaye inshingano zo gushaka uko Isiraheli itunga intwaro kirimbuzi mu karere iherereyemo. Ni mu 1955 ubwo yari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ingabo za Isiraheli. Ku rundi ruhande, guturuka mu 1939 kugera mu 1945 mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi, abayahudi bari mu Burayi bakorewe jenoside n'abanazi ba Adolf Hitler bagamije kubatsembaho burundu. Iyi jenoside yakorewe abayahudi mu Burayi yatumye umubare munini w'abayahudi bahunga bagana mu burasirazuba bwo hagati. Uyu mubare uriyongera cyane ku buryo abasaga 15,000 batahaga buri mwaka. Uko imibare y'abayahudi bataha yazamukaga, David Ben Gurion byahise bimwereka ko yari akeneye kwihuta vuba mu migambi yo gushinga leta y'abayahudi. Gusa ku rundi ruhande, David Ben Gurion yahise bibona neza ko Abarabu n'Abanyapalestine batari biteguye kwakira abayahudi mu mahoro. Abona ko bizasaba intambara n'imbaraga kugira ngo leta ya Isiraheli ibeho. Ubwe yahise atangira gutegura intambara mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Icyo gihe cy'intambara ya kabiri y'isi abayahudi barimo kwicwa mu Burayi, Bwana Ben Gurion yahise atangira gushishikariza abayahudi by'umwihariko urubyiruko kwinjira mu ngabo z'Abongereza, mu rwego rw'uko yari akeneye ko abayahudi bazaba bafite abasirikare bakenewe kandi bafite ubushobozi bwo kurwana intambara. Icyo gihe yahise anafata icyemezo gikomeye cyo gushyigikira gucyura abayahudi mu buryo bunyuranije n'amategeko yari yarashyizweho n'Abongereza mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Ibi ngibi bijyanye no gutangira kurema igisirikare gikomeye, David Ben Gurion yabigezeho ku buryo muri ibyo bihe by'intambara ya kabiri y'isi 10% by'abayahudi bari batuye mu burasirazuba bwo hagati bari abakorerabushake mu ngabo z'abasirikare b'Abongereza. Ben Gurion kimwe n'abandi bayahudi baricaye batekereza igihe cya nyacyo ngo bashinge leta yabo. Iki nacyo nticyatinze kugera. Ubwo mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 1947 guverinoma y'Abongereza yafashe icyemezo cy'uko yari igiye kurekeraho gukoloniza ndetse igaha ubwigenge agace k'uburasirazuba bwo hagati kabarizwamo na Palestine. Icyo gihe ariko umuryango w'abibumbye niwo wari ugiye kureberera igice cya Palestine, kandi wari uzi neza ko abayahudi bakeneye igihugu cyabo, kandi hari n'abandi baturage b'Abarabu bari bagituyemo kuva mu myaka 500 yari ishize. Ni muri uyu murongo rero umuryango w'abibumbye washatse igisubizo cy'uburyo Palestine yagombaga kubaho nyuma y'Ubwongereza. Ni muri ubwo buryo ku itariki ya 29 y'ukwa 11 mu 1947 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yatoye umwanzuro 181 wo guha abayahudi ubutaka bwo gushingaho leta yabo buvanywe kuri Palestine mu cyiswe United Nations Partition Plan for Palestine. Uyu mwanzuro ukimara kwemezwa n'umuryango w'abibumbye wahise wemerwa n'abayahudi bose aho bari ku isi yose. Ariko Abarabu bo ntabwo babyemeye, barabyanga, bahita banatangiza ibikorwa by'urugomo byo kubangamira abayahudi ngo bataza gutura muri Palestine. Ibi nabyo byavuyemo intambara yatangiye mu 1948 kugera mu 1949. Ariko gusa ku rundi ruhande abayahudi bari biteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo icyo byari gusaba cyose bagikore, ariko babone igihugu. Byatumye birwanaho bikomeye, birangira ubutaka bwabo babugumanye. Iyi ntambara y'Abarabu kuri Isiraheli yatangiye ku itariki ya 15 y'ukwa 5 mu 1948. Nyuma y'umunsi umwe wonyine abayahudi batangaje ubwigenge bw'igihugu cyabo ku mugoroba wo ku itariki ya 14 y'ukwa 5 mu 1948. Bwatangajwe na Bwana David Ben Gurion ku murwa mukuru Tel Aviv. Icyo gihe ni nabwo David Ben Gurion yahise ahinduka minisitiri w'intebe wa mbere wa Isiraheli ndetse na minisitiri w'ingabo icyarimwe, maze ayobora abayahudi mu ntambara ndetse baranayitsinda. Iyi ntambara abayahudi bayise intambara y'ubwigenge. Nyuma yo gutsinda, David Ben Gurion yakomeje igisirikare cya Isiraheli maze gihinduka kimwe mu bisirikare bikomeye ku isi, kubera ko yari amaze kubibona ko abayahudi bizabasaba intambara nyinshi cyane kugira ngo bashobore kuba muri Palestine. Hano ntabwo yabeshye na gato rwose, kubera ko mu myaka 76 ishize leta ya Isiraheli bayeho yabaye mu ntambara zidashira n'Abarabu, ku buryo n'iyi saha ihanganye na Hamas mu ntara ya Gaza. Ibi murabizi. Aha rero niho David Ben Gurion yashingiye igisirikare cya Isiraheli gikomeye
kugira ngo kirwane ku bwoko bw'abayahudi. Ibi nibyo binatuma iyo bavuze gushingwa kw'igihugu cya Isirayeli benshi bumva umugabo wari mugufi w'imvi nyinshi cyane mu mutwe, wabaga afite icyizere cyinshi cyane, akaba umuzayonist w'ukuri, David Ben Gurion. Banavuga ko ari we washinze iki gihugu, national founder. Uyu mugabo David Ben Gurion ntacyo atakoze mu byo yari ashoboye byose ngo leta ya Isirayeli ibeho, kubera ko nk'ubwo niwe wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Isirayeli kuva mu 1948 kugera mu 1963. Yatowe kenshi n'inteko ishinga amategeko y'abayahudi yitwa Knesset. Muri iyi myaka 15 yuzuye, havuyemo imyaka 2 gusa yaciyemo yayobowe n'undi minisitiri w'intebe witwaga Moshe Sharet. Indi yose yayobowe na David Ben Gurion. Mu myaka y'ubutegetsi bwe nka minisitiri w'intebe, David Ben Gurion yakoze byinshi by'intangarugero kandi by'akataraboneka. Mu by'ibanze ni ukubaka igisirikare gikomeye, kubera ko mbere y'ibindi byose abayahudi bari bakeneye umutekano, kuko aho bacaga hose hari abanzi babo bakeneye kubagirira nabi, uhereye ku bihugu by'Abarabu byari bikomeye muri ibyo bihe, byari biyobowe na Syria na Misiri. Ibi rero David Ben Gurion yari abizi neza, ndetse yabikozeho cyane, ashakira igisirikare cya Isirayeli ibikoresho by'ubwirinzi bihagije kandi bigezweho, ndetse ashinga za politike zikomeye zo gutuma abayahudi bagira umubare munini w'abasirikare, nko kuba buri muntu wese wujuje imyaka 18 y'ubukure aba agomba kujya mu gisirikare, agakorera igihugu nibura imyaka 3 mbere y'uko ajya mu bindi cyangwa se agakomeza uwo mwuga. David Ben Gurion yaremye igisirikare cya Isirayeli, aragikomeza kiba kimwe mu bitinyitse ku isi, ku buryo gihora cyiteguye kurwana isaha iyo ari yo yose. Ben Gurion yubatse politike zishingiye ku bubanyi n'amahanga zigitangaza cyane, ku buryo Isirayeli kuva yashingwa yagiranye umubano ukomeye n'ibindi bihugu byari bisanzwe bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'ibindi. Isirayeli yahise yisanga mu ruhando rwa politike mpuzamahanga nkaho kitari igihugu gishya cyari kigishingwa. Mu buryo buzwi neza, iki gihugu cya Isirayeli cyashinzwe nyuma y'igihe gito cyane abayahudi bamaze gukorerwa jenoside mu Burayi. Rero byari ikintu cyangombwa cyane gukora ibishoboka byose kugira ngo izi nzirakarengane zihabwe ubutabera, kandi ku kigero kinini cyane gishoboka biciye mu banyi n'amahanga. Kandi kubera ingano y'abanzi Isirayeli yari ifite, yari izi neza ko mu gihe yashingwaga byari kugorana kubaho kwayo yitagira urwego rukomeye rw'ubutasi kandi rufite ububasha bw'igitangaza. Ku bunararibonye no kureba kure kwa minisitiri w'intebe David Ben Gurion, urwego rw'ubutasi rwa Isirayeli Mossad rwashinzwe ku itariki ya 13 y'ukwa 10 mu 1949. Banaruhaye ikivugo kigira kiti, uzajye gusembura intambara ufite inama z'ubwenge. Aho abajyanama benshi bari haba amahoro. Ni amagambo yanditse muri Bibiliya yera mu gitabo cy'Imigani igice cya 24 umurongo wa 6. Gusa nyuma baje guhindura iki kivugo maze bashyiraho ikindi nacyo kigizwe n'amagambo yo muri Bibiliya mu gitabo cy'Imigani nanone mu gice cya 11 umurongo wa 14. Ni amagambo agira ati, aho abayobora b'ubwenge batari, abantu barangwa, ariko aho abajyanama bagwiriye haba amahoro. Urwego rwa Mossad rujyaho, Ben Gurion yifuzaga urwego rwagombaga guhuza amakuru yari kuzajya atangwa n'ubutasi bwa gisirikare n'inzego z'umutekano imbere mu gihugu, rugakorana n'inzego ziri mu mahanga mu gushaka amakuru yose ashoboka yashoboraga kuba yateza ikibazo muri Isirayeli. Uru rwego rwahise ruhabwa Reuven Shilowa ngo aruyobore. Uyu nawe yakoze akazi gakomeye kuva mu 1949 kugera mu 1953. Mossad imaze gushingwa nayo ntabwo yigeze itenguha boss wayo David Ben Gurion, kubera ko kuvibayeho yakoze ibikorwa bikomeye cyane, harimo nka operation finale yo gufata Adolf Eichmann, umwe mu banazi bakuru wagize uruhare rukomeye cyane mu gutsemba abayahudi muri jenoside bakorewe mu Burayi. Ajyanwe i Yerusalemu, araburanishwa, aranyongwa mu 1962. Rero ari kumwe na Mossad, igisirikare gikomeye cya IDF, wongeyeho na politike na diplomasi y'ububanyi n'amahanga y'igitangaza, David Ben Gurion yabashije guhindura Isirayeli ayigira kimwe mu bihugu bikomeye by'ubukungu bukomeye cyane, igihugu gifite ikoranabuhanga rikomeye mu buhinzi no mu bindi bitandukanye, kugeza bigeze ku ikoranabuhanga rya nyuma ryo gukora ibisasu bya kirimbuzi.
ubwabyo gutunga ibi bisasu kirimbuzi ni igitekerezo bwite cyatangijwe na bwana David Ben Gurion, kubera ko we ngo yabonaga ari bwo buryo bwonyine Isiraheli yari kuba ifite imbaraga n'ubushobozi byo kunesha abanzi bayo mu burasirazuba bwo hagati. Mu magambo ye yagaragazaga ko iyi ngiyi yari yo nzira yonyine yari gukoreshwa hakumirwa ko habaho indi Holocaust igamije gutsemba abayahudi. Holocaust ni izina ryahawe jenoside yakorewe abayahudi mu Burayi. Muzehe David Ben Gurion yagaragaye mu masezerano menshi cyane yo kurinda Isiraheli. Urugero rumwe ni mu mwaka w'1956 mu byiswe Suez Crisis, ubwo yumvikanaga n'Abongereza n'Abafaransa kurasa Misiri ya Gamal Abdel Nasser. Iyi yayibonaga nk'umwanzi ukomeye w'abayahudi mu karere. Uretse ibi ngibi, David Ben Gurion yakoze byinshi cyane byatumye leta ya Isiraheli yari itarakomera icyo gihe ihinduka y'ubukombe mu gukomera. David Ben Gurion yavuye mu biro bya minisitiri w'intebe abisigira Levi Eshkol mu 1963, ariko na nyuma yo kuva muri uyu mwanya yakomeje kugira uruhare muri politiki ya Isiraheli, by'umwihariko mu ifatwa ry'ibyemezo bikomeye. Kubera ko nk'ubwo mu 1967 ubwo leta ya Isiraheli yafataga icyemezo cyo gutangiza intambara y'iminsi 6 ku bihugu by'Abarabu, abayobozi bakuru b'ingabo za Isiraheli bari mu mugaba mukuru w'ingabo General Yitzhak Rabin na minisitiri w'ingabo Moshe Dayan bose baje kureba Muzehe David Ben Gurion mu rwego rwo kumusaba inama mu bunararibonye bwe mu ntambara nk'izi ngizi, kubera ko yari yarazirwanye kenshi kandi arazitsinda. Iyi ntambara David Ben Gurion yarayishyigikiye cyane rwose, kubera ko yari irimo yigarurira ibice byinshi yahoze yifuza komeka kuri Isiraheli, byarimo imisozi miremire ya Golan, intara ya West Bank ndetse na Gaza n'utundi duce dutandukanye. Rero yabihaye umugisha rwose, abayahudi barayitangiza baranayitsinda. Nyuma y'iyi ntambara David Ben Gurion yahagaritse burundu ibikorwa bya politiki, maze mu 1970 ajya kwiturira mu rugo rwe rwari mu gace ka Sde Boker. Aha niho ku itariki ya 18 y'ukwa 11 mu 1973, nyuma y'intambara ya Yom Kippur, niho Ben Gurion yafatiwe n'indwara yo guturika k'udutsi two mu bwonko ya stroke, ahita ajyanwa mu bitaro bya Sheba Medical Center. Gusa yakomeje kuremba, maze ku itariki ya 23 muri uko kwezi kwa 11 mu 1973 Ben Gurion ashiramo umwuka arapfa. Ku itariki ya mbere mu kwa 12 mu 1973 umurambo we wajyanwe mu nteko ishinga amategeko ya Isiraheli Knesset, usezerwaho bwa nyuma mbere yo kurizwa indege ya helicopter ukajyanwa gushyingurwa mu gace ka Sde Boker, aho umugore we Paula yarashyinguye. Ni mu kibanza cyiswe Midrechet Ben Gurion. Ubudahangarwa bw'uyu mugabo ndetse n'icyubahiro cye ni ikimenyetso cy'amateka akomeye cyane kandi afite umwanya wihariye muri Isiraheli. Ubwe izina rye David Ben Gurion ryitiriwe ibintu bitandukanye, nk'ikibuga kinini cy'indege cya Tel Aviv cyitwa Ben Gurion International Airport. Kaminuza imwe mu zikomeye muri Isiraheli nayo yaramwitiriwe, yitwa Ben Gurion University of the Negev. Ntabwo ari ibi byonyine, kubera ko ku kigero kinini amashuri, imihanda, amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa remezo byahawe izina rye, ku buryo kuri banki nkuru ya Isiraheli hari ikibumbano cy'ishusho ye gikoze muri zahabu, ndetse no ku noti nkuru ikoreshwa muri Isiraheli hari ifoto ye. Uyu mu mateka ya Isiraheli arihariye ukwe, afite icyubahiro gikomeye cyane. Ben Gurion yakoze byinshi mu gutangiza no gushinga leta ya Isiraheli, agakora politiki igihe kirekire gishoboka. Mu myaka 87 yamaze ku isi, yasize izina ryihariye mu nyandiko z'amateka. Kubera service yahaye Isiraheli ngo ibashe kongera kubaho, hari abamwita Musa wa kabiri, ngo wongeye gucyura ubwoko bw'Imana muri gakondo yabwo. Uko wamwita kose, niwe wayoboye umushinga mugari wo kongera kubaka leta ya Isiraheli, birangira nabigezeho. Yari umugabo w'igitangaza, niyo mpamvu natwe tumugarutseho. Iki kiganiro cyanditswe na Bizimana Christian. Mwakoze kutwumva.